Mutabaruka na Kensi aro bagiye bakatwetinga bakatuha amasura y'imbwa ku mbuga nkoranyambaga bakajya kudusesengura kuri radio. Ubwo ni ubukeba n'isinabyaya iri muri iki kibuga cy'itangazamakuru. Iyo umuntu uri anonymous ku mbuga nkoranyambaga atuka igitangazamakuru bahanganye ku isoko akayikotinga ngari source officiel akajya kubisesengura, ikiba kirongeye mpita mfata nk'uwo munyamakuru muri case Mutabaruka na Kensi aro bagiye bakatwetinga bakatuha amasura y'imbwa ku mbuga nkoranyambaga bakajya kudusesengura kuri radio. Ubwo ni ubukeba n'isinabyaya iri muri iki kibuga cy'itangazamakuru. Wabikora kuko ejo bundi wenda sinaraje ejo bundi twabonye Kete Radio n'igihe bagenda bagahereza mikoro, usibye ko nabonye bitongeye nyuma ya kiragiye tubivugaho, sibyo hari ubwubahane tuba tugomba ba mikoro abafana ngo bantuke baragiye barabegeranya ba mikoro baba script ngo bantuke barapostinga kuri YouTube zabo igihe na Kigali Today ko hari ibintu umunyamakuru ayungurura. Ibyo rika ntabwo bari impanuka, ibyo babyita gusubiza hasi umukeba. Nicyo aperi yakorera Reyo, nicyo arahiri yakorera Zamalek, no kuvuga ngo ni ubukeba bweruye nyine abantu bakuye ntavuga se ngo iki ntago bakishira nyine. Niba batishimiye iterambere rya SKF bashaka kwisubiza hasi barabikora mu gitondo muri prime time abantu bose babyumva. Prime time abantu bose babyumva nuko abantu beruye nyine. Niyo babikora wiki ntituri inzego z'umutekano, ntituri RIB, ntituri RMS, niyo tuzirengera twabikora wikize. Mutabaruka na Kensi n'abanyamakuru bakuru gukotinga umuntu uri anonymous watutse abanyamakuru ukabisesengura utari n'ikiganiro cy'imikino biriya no kuvuga ngo no ubukeba iterambere ry'ikiganiro ribangamiye Kensi Mutabaruka ku buryo hari ahantu nta nkuru yari irimo, nta breaking news yari irimo, inkuru bayiremye ni inkuru washatse gusesengura kuko wabiteguye wenda sinya yafata iri account yakoze biranyifata nk'ari umwe muri bo kuko Desire umunyamakuru yakotinga source iri anonymous y'umuntu wo kuri internet watutse igitangazamakuru bahanga ibintu bidafite n'akamaro ntakiri irasinkuru yo kubwira abanyarwanda ni hari yatugeze wakoze ubugoryi yabupostinze urabifatira ugiye kubira nge mfata ko iri post ari y'umwe muri bo banya dukwiye kubiha. Hari inzego wavuze ngo radio ngimeze nka RTRM urugero cyane kandi ari umunyamakuru. Niba umuntu atinyuka akavuga iryo jambo arivugira imbere y'abayobozi n'amateka y'iyo radio mbi wari umunyamakuru ngo n'ubukeba n'ishyari wango ya ugatekereza kuvuga hazaza n'ibitari ibyo rero rwose ibi by'imbwa zimoka n'iki hazaza n'ibirenze oya ikibazo icyo nari cyane niba batigano cyashoboye kunanira abantu hari ibyiza batwiteze wakoze ibindi ushoboye ukareka gusenya iby'abandi bubatse ntabwo baduteze abantu bazatwirukaho bibananire batwirutseho byaranze bazavuze neza hari ibigomba kandi abagabo bibashye muri societe n'abantu bakunzwe n'abantu ushaka kuba kuriya ntibishoboka niba ushaka kujya kuba ku mbuga nkoranyambaga va kuri radio ujye ku mbuga nkoranyambaga period. Abagire muri mwe n'abanyarwanda niba ugiye kumera se nk'abo bose tubona ku ma YouTube na za TikTok gusura busigaranye iki uragenda ubikabwera ku muhanda ese ubeshye ndamuzima busanzwe namwemera ko yarengereye nashyira imbwa nashyira indi abati bantu babamuka ibirango bya radio biri inyuma ya ndavuga ariko mukagira imana ubu koko ubintagaze ko cyari icyaha abantu barakora ibyaha namukanya uvuze ukuntu twebwe nyine abantu badufata uko babyumva yako n'uburenganzira bwabo erego uyu munsi wa none baradutondagira uri public property ako se abantu bakwiye kudufata uko babyumva ntabwo hari bagenzi bacu bakora muri radio imwe umuntu yafashe intebe zabo bicara nka gutya nashyira imbwa nashyira indi abati bantu babamuka ibirango bya radio biri inyuma ya ndavuga ariko mukagira imana ubu koko ubintagaze ko cyari icyaha abantu barakora ibyaha ariko turi mu isi y'abantu ngira ngo sindi buvuge bafite ubushobozi buke bw'imitekerereze oya n'ubushobozi buke bw'imitekerereze. Misambiri Isa Legend Cables insinga n'amakabure byujuje ubuziranenge. Turi mu gihe ntekereza yuko ubumenyi n'ubwenge bisa nkaho nta gaciro bigifite. Turi mu gihe aho abantu bamwe bazagenda bagashaka ngira ngo PhD z'ubugoryi kugira ngo babe relevant muri community. No, please. Ariko this is short lived. Ntabwo ibyo bihe bibaho bikanabaho. Ni ibihe by'ubuhenebere. Turi mu bihe ushobora kubona ukibaza ukavuga ariko nk'ibyo bintu uvuze uyu muntu ntago azi ko ari ibyago yikururira. Hari rimwe bamwe muri twe turabyihorera kugira ngo udakomeza kubiha prominence kuko no, that is
this is unacceptable. sibyo ibintu gutukana ushobora kandi mu kuba ruhame ushobora kuba ufite imbuga nkoranyambaga ntabwo biguha uburenganzira bufata abandi ngo bagire uko bishakiye. This is not fair. Burya aba bana bacu abantu bacu murimo murakora amakosa ateye ubwoba. Ushobora kutemeranya n'umuntu wenda uko ibintu bye bikora, that is your right, ariko ntabwo ufite n'uburenganzira mu dehumanizinga to that level. No, seriously that's not fair. Ikindi nanone mbona simbizi ariko abantu bazabibona bazumirwa, ntabwo dushobora kubaho muri ubu buryo gusa bwo bumeze nk'ubuzimuzi budafite umurongo, aho umuntu ashobora kuza akavuga ati ngewe rwose ureba ndi umuhanga mu gutera akabariro, cyangwa naguze cyangwa naguze indaya zingana gutya. Mutabaruka na Kensi aribo bagiye bakatwetinga bakatuha amasura y'imbwa ku mbuga nkoranyambaga bakajya kudusesengura kuri radiyo. Ubwo ni ubukeba n'isinabyaye iri muri iki kibuga cy'itangazamakuru. Iyo umuntu uri anonymous ku mbuga nkoranyambaga atuka igitangazamakuru bahanganye ku isoko akayikotinga nk'ari source officiel akajya kubisesengura, ikiba kirongeye mpita mfata nk'uwo munyamakuru muri iyi case Mutabaruka na Kensi aribo bagiye bakatwetinga bakatuha amasura y'imbwa ku mbuga nkoranyambaga bakajya kudusesengura kuri radiyo. Ubwo ni ubukeba n'isinabyaye iri muri iki kibuga cy'itangazamakuru. Wabikora kuko ejo bundi wenda sinarasha ejo bundi twabonye Kete Radio n'igihe niko babikora bagenda bagahereza mikoro, usibye ko nabonye bitongeye nyuma ya kiragiye tubivugaho, sibyo hari ubwubahane tuba tugomba baha mikoro abafana ngo bantuke, baragiye barabegeranya baha mikoro baha script ngo bantuke, barapostinga kuri YouTube zabo Igihe na Kigali Today ko hari ibintu umunyamakuru ayungurura. Ibyo rika ntabwo aba ari impanuka, ibyo babyita gusubiza hasi umukeba. Nicyo aperi yakorera Reyo, nicyo arahiri yakorera Zamalek, ni ukuvuga ngo ni ubukeba bweruye nyine abantu bakuye. Ntavuga se ngiki ntabwo bakishira nyine, niba batishimiye iterambere rya SKFM bashaka kwisubiza hasi barabikora mu gitondo muri prime time abantu bose babyumva. Prime time abantu bose babyumva, nuko abantu beruye nyine. Niyo se babikora wiki ntituri inzego z'umutekano, ntituri RIB, ntituri RMS, niyo tuzirengera tuzabikora wiki se. Mutabaruka na Kensi n'abanyamakuru bakuru gukotinga umuntu uri anonymous watutse abanyamakuru ukabisesengura utari n'ikiganiro cy'imikino, biriya ni ukuvuga ngo ni ubukeba. Iterambere ry'ikiganiro ribangamiye Kensi Mutabaruka ku buryo hari ahantu nta nkuru yari irimo, nta breaking news yari irimo, inkuru bayiremye ni inkuru washatse gusesengura kuko wabiteguye. Wenda sinya yafata iri account yakoze biranyifata nk'ari umwe muri bo, kuko Desire umunyamakuru yakotinga source iri anonymous y'umuntu wo kuri internet watutse igitangazamakuru bahanganye, ibintu bidafite n'akamaro. nta kiri irasingura kubwira abanyarwanda ni hariya tugeze wakoze ubugoryi yabupostinze urabifatira ugiye kubintu. Nge mfata ko iri post ari umwe muri bo. Hari inzego hari wavuze ngo radiyo ngo imeze nka RTRM urugero cyane kandi ari umunyamakuru. Niba umuntu atinyuka akavuga iryo jambo arivugira imbere y'abayobozi n'amateka y'iyo radiyo mbi wari umunyamakuru ngo ni ubukeba n'ishyari ugatekereza kuvuga hazaza n'ibitari ibyo rero rwose ibi by'imbwa zimoka n'iki hazaza n'ibirenze cyane. niba batigano cyashoboye kunanira abantu hari ibyiza batwitezeho, wakoze ibintu ushoboye ukareka gusenya iby'abandi bubatse. Ntabwo baduteze abantu bazatwirukaho bibananire, batwirutseho byaranze bazaruvuze neza. Hari ibigomba kandi abagabo biyubashye muri societe n'abantu bakunzwe n'abantu ushaka kuba kuriya ntibishoboka. Niba ushaka kujya kuba ku mbuga nkoranyambaga va kuri radiyo ujye ku mbuga nkoranyambaga period. Abantu bizerwa n'abanyarwanda niba ugiye kumera se nk'abo bose tubona ku ma YouTube na za TikTok gusa urabusigaranye iki, uragenda ubikabwira ku muhanda ese ubeshye. Muzima busanzwe namwemera ako yarengereye.